Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Kuri uyu munsi, nyuma y'iminsi ibiri habaye imikino ya Olympique, reka tugire icyo tuvuga twamagana amatukamana yagaragaye mu mikino ya Olympique, kandi twibaza icyakorwa. Mbere ya byose twibaze rero icyabaye kugira ngo tumenye icyakorwa. Ni iki cyabaye? Ni iki cyakorwa? Mbere yuko dutangira, reka dusenge dusingiza Yezu Kristo mu isakaramentu rye ritagatifu ry'urukundo. Turatera indirimbo y'igisingizo rero, twerekeje ishengerera ryacu kuri Yezu mu Ukaristiya. Mucunguzi duhabwa, turakwihaye natwe, tugenze ukugenza, rugero rwacu abakristu. Tukumenye, dukundane, wowe nzira ijyana mw'ijuru, kubana n'Imana. Mw'isakramentu ryawe, Muremyi uhoraho, washatse kutwegera, na za nkuba zawe ziricecekera, ngo tugusenge. Mucunguzi duhabwa, turakwihaye natwe, tugenze ukugenza, rugero rwacu abakristu. Tukumenye, dukundane, wowe nzira ijyana mw'ijuru, kubana n'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe rero, twibaze ngo ni iki cyabaye mu gihugu cy'umutima mutagatifu wa Yezu, aho Yezu yigaragarije Mutagatifu Margarita Maria Alacoque amubwira ati, reba umutima wanjye wakunze abantu rwose, ariko abenshi bakawitura inabi. Akabivuga avuga ko rero iyo nabi ayiturwa mu isakaramentu rye ry'urukundo, ari ryo Ukaristiya. Icyo twavuga mbere na mbere, ni ngombwa ko byamaganwa ibijyanye n'amatukamana yakorewe mu mikino, mu muhango wo gufungura imikino ya Olympique. Ariko kandi hari n'ingamba zigomba gufatwa. Mbere yo kugira ngo twinjiremo, twumve ibyo umuhanga w'Umufaransa akaba n'Umuyahudi witwa Jacques Attali yavuze kuri uriya muhango wo gufungura imikino ya Olympique ya 2024. Ubundi Jacques Attali nk'uko bigaragara mu binyamakuru byinshi, guhera muri 2014, imyaka 3 mbere y'uko perezida w'Ubufaransa ajyaho, niwe asa naho yamwamamaje anabitangaza ati yaba perezida mwiza. Nyuma nko muri 2016 avuga ko ari we wagize uruhare muri kariyeri ye ya politiki. Icyo gihe yavugaga kandi ko azi n'abandi bashobora kuzakurikira Macron, akavuga umugore
uzaba perezida nyuma ya Macron ko nawe amuzi. Ni ukuvuga ngo kandi ni umuhanga, abantu bavuga yuko ari we ushyiraho n'abaperezida benshi. Ni umuconsultant ukomeye w'i Davos, akaba umuhanga rwose, ubona yuko icyo twita nouvelle ordre mondiale akirimo wese, akizi wese. Bivuze ko rimwe na rimwe hari ibintu atangaza, nyuma abantu bakabona birabaye, bakabibara nko guhanura, ariko mu by'ukuri ziba ari gahunda ziteguwe, ziba ari gahunda ziteguwe neza. Rero yafashe ijambo, imikino ya Olympique yarayifunguwe kuri 26 z'ukwa karindwi 2024. Yavuze ijambo rikomeye, atangira yibaza ikibazo. Ni ijambo rimara umunota umwe n'amasegonda atagera kuri 30, amasegonda 28. Aravuga ati, ni iki tuzasigarana tugikesha uyu muhango wo gufungura iyi mikino ya Olympique yo muri 2024 mu myaka 10 iri imbere? Mu myaka 10 iri imbere ni iki iyi mikino, iyi muhango wo gufungura imikino uzaba waradusigiye? Mbere yuko tureba igisubizo yabihaye, umuntu ahita yumva, kubera n'imyaka afashe, ko harimo umushinga. Turaza kubyumva neza, harimo umushinga. Ni ukuvuga ngo nidukurikira neza turaza gusanga ibyabaye mu gufungura imikino ya Olympique mu by'ukuri kwari ugutangiza umushinga, lancement d'un projet. Uwo mushinga rero akaba ari uw'indangagaciro nshya bashaka kwinjiza mu muco, kandi bakaba bizera neza ko mu myaka 10 uwo muhigo uzaba wagezweho, mu myaka 10 gusa. Ubwo uyu munsi ni muri 24, ubwo wabara nko muri 34. Muri iri jambo yavuze, abanza kugaragaza yuko hari ibindi yagezeho. Muri ibyo ni uko yateguye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 200 cyangwa ibinyejana 2 bya Revolution y'Ubufaransa, akavuga n'amazina y'abo bari bafatanyije mu gutegura ibyo birori, kandi ko byagezweho neza uko babishakaga, nta n'ikibazo cyakurikiyeho, nta nkurikizi byagize, byagenze uko babishakaga. Noneho rero agahita yibaza ati, bizaba bimeze gute mese mu myaka 10? Reka turebe icyo avuga tuzasigarana. Mu by'ukuri ntahita avuga ngo ni iki cyangwa kiriya, ahubwo avuga ibintu bibiri bishoboka, ariko akaza kurangiza avuga ati, icyo nizeye cyo ibizabaho ni ibi. Reka noneho tubyumve mu Gifaransa, mu rurimi yabivuzemo, hanyuma tubone kugerageza kubigenekereza mu Kinyarwanda. Aravuga ati, ce qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble de transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales et elles ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté ou au contraire si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique,
qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Akanzura atya rero, je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Aya magambo rero arakomeye kandi noneho tugerageze kuyumva mu Kinyarwanda. Ni iki rero tuzasigarana tugikesha uyu muhango wo gufungura iyi mikino ya Olympique yo muri 2024 mu myaka 10 iri imbere? Aravuga ati, tugerageje kuvuga ni make ibyo yamaze kuvuga, icyo tuzasigarana ni ibintu byinshi birenga amategeko y'amoko yose. Twabuze uko twavuga transgression, ariko iyo ugiye muri za dictionnaire ukabona iyo transgression ni ukurenga amategeko cyangwa se akaba ari no gukora ibyaha by'ubugome. Ubwo rero ndahitamo gukoresha ibyo bintu byagaragaye nk'ibyaha by'ubugome. Ibyo byose yabivuze nyuma y'uko hari abamaze kuvuga ko ibi bintu bikozwe ari agahomamunwa. Aravuga ati, birashoboka ko ibyo byaha by'ubugome mu myaka 10 iri imbere bizaba bifatwa nk'ibintu bisanzwe bitazagira uwo bihungabanya. Biranashoboka ko ibi byaha by'ubugome bizakirwa nk'aho umwaka wa 2024 uzaba umwaka wo gusubira inyuma, abantu bakagaruka inyuma cyane. Tuzareba niba mu myaka 10 ibi byaha by'ubugome transgression bizaba byabaye irembo rigana ubwigenge, cyangwa niba 2024 izaba imbarutso yo gusubira mu icuraburindi, abantu bakumbura bigashyira iherezo ku gihe cy'ubwigenge. Dore rero umwanzuro atanga bigaragaza neza ko ari umushinga. Umwanzuro wa Jacques Attali n'uyu nguyu: sintekereza ko ikibi kiruta ibindi ari cyo kizabaho. Ubwo arashaka kuvuga gusubira muri cya gihe cy'icuraburindi. Noneho rero igihe cy'icuraburindi baba bavuga ni igihe cya mbere ya revolution cy'ubukristo, bakise Moyen Age kugira ngo bagipfobye, ndetse bakita igihe cya obscurantisme, igihe cy'umwijima cyangwa cy'icuraburindi. Ni ukuvuga ngo Moyen Age ni igihe giciriritse ugereranyije n'iki na Grand Age, igihe cya kera cy'ubwigenge bw'abapagani bikoreraga ibyo bashaka, nk'uko tubona biriya byose twabonye mu mikino ya Olympique yo kuba nyine abantu bakora ibyo bishakiye nta muntu ugira icyo abavugaho. Noneho rero uko gusubira muri bwa bukristu, muri cya gihe abantu ngo bakumbura, ni nostalgie. Hari n'abantu bafite nostalgie icyo gihe cy'uko ari ubukristo ari bwo budomina. Icyo gihe ntabwo abona yuko, sintekereza ko ikibi kiruta ibindi ari cyo kizabaho, ahubwo ndatekereza ko igifunguwe hano ni igihe Ubufaransa buzaba bwarafunguye inzira, buzaba bwarafunguye indi nzira nshyashya. Ni ukuvuga ngo ziriya ndangagaciro zagaragajwe hariya abantu benshi babonye nk'agahomamunwa, cyane cyane abakristu bafite aho bakozwe bikomeye, we aravuga ati, aya ese ubwo urumva birashoboka se ko abakristu bavuze ngo aka ni agahomamunwa, ndetse abafaransa bati ibi bintu byakozwe bikoreshejwe amafaranga y'igihugu, reka tuzarege ababiteguye, ibi bintu byazaba ari byo bizatsinda
indangagaciro za gikristu zikaba arizo zimakazwa. We rero aravuga ati oya, icyo cyaba ari lopire. Waravuga yuko biriya bintu bizamenyerwa bikakirwa mu gihe cy'imyaka 10, abantu bakabifata nk'ibisanzwe, bikaba ari umuco w'isi. Ni lancement y'umushinga cyangwa ya faze w'umushinga watangiye kera mu gihe cya revolution, nk'uko byabigaragaye no muri ya mikino, ukaba ukomeje. Ariko noneho aho imbaraga za revolution zisigaye ari nyinshi cyane z'umurengera, badashobora kwemerera abantu b'amatwara y'iburyo na gato kuzana indangagaciro zabo. Amatwara y'iburyo rero akaba afite mu mateka kugendera ku ndangagaciro za gikristo. Amatwara y'ibumoso akaba ari mondialiste, bashaka gushyiraho guverinoma y'isi kandi igendera ku matwara ya gishitani, nk'uko bimaze kugaragara neza muri iriya mikino ya Olympique. Ko bafite rero imbaraga, noneho ibyakorwaga rwihishwa biri gukorwa ku mugaragaro. Uyu mushinga rero ngo ni inzira nshya Ubufaransa bufunguye mu gufungura iriya mikino, kandi biriya byose byagaragaye nk'agahomamunwa, bikagaragara nk'ibintu birenga amategeko, byica amategeko nkana, byagaragaye mbese birenga amategeko asanzwe akurikizwa. Nk'urugero rwa rimwe mu itegeko rikomeye, rikaba ari ihame ry'indangagaciro zigenderwaho na leta zigenga, ni icyo bita laïcité. Kuba leta nta dini igomba kubogamiraho. Hano rero basobanyije niyo ndangagaciro kandi ku mugaragaro. Byagaragaye ko leta hari idini ihitamo. Ni uruvange rw'amadini yose arwanya Imana, ari isezerano rya kera ari cyangwa se mu isezerano rishya muri Bibiliya, kubera yuko hagaragayemo kuramya cya kimasa cya kera na kare, hagaragayemo ubutinganyi, ibintu byababaje Imana mu mateka byagaragayemo. Noneho hagaragaramo n'imana zo mu Misiri n'izo mu Bugereki. Mu by'ukuri byarangiye noneho hapfobejwe ku mugaragaro ubukristu, cyane cyane ishingiro ry'ubusaseredoti bwa gikristu ari ryo Ukaristiya, baripfobeje ku mugaragaro kandi nkana, bahitamo kwimakaza ziriya ndangagaciro z'ubwambure, z'ubutinganyi no gusenga ibigirwamana. Twabonye kandi ko uwazanye urumuri ni Rusuferi. Twabonye noneho ko uwazanye urumuri rwa Olympique akarugeza aho batangariza ijambo ko imikino itangijwe, yaturutse ikuzimu adafite isura y'umuntu, ahubwo y'ikindi kintu bamwe bagereranyije ngo n'urupfu. Abandi bakaba bavuga bati nyine porteur de la lumière, ufashe urumuri, Rusuferi ari cyo bisobanura. Niwe wagaragaye ko yimakajwe. Himakajwe rero uwo wazanye urumuri bwa nyuma, nkaho ari we utanze urumuri rushya, mbese uzanye urundi rumuri. Naho ibyo bita ibya obscurantisme, by'umwijima, by'ubukristu, babipfobeje, bapfobya isangira rya nyuma rya Yezu n'intumwa ze. Ari byo byababaje cyane abakristu b'isi yose. Mbese bavandimwe, murabona iyi nzira bazanye ari iyihe? Ni inzira yo kurwanya Kristu na Kiliziya mu buryo bweruye, mu buryo ntacyo bikanga. Niyo mpamvu rero
mu gutangiza icengezamatwara ry'indangagaciro nshya hakozwe ibisanzwe ubundi bikorwa mu ibanga biyegurira shitani. Abajya batanga ubuhamya Yezu yabakijije bakunda kuvuga ko iyo bagiye kugirana amasezerano na shitani bagomba gupfobya ostiya ntagatifu ukarisitiya Yezu arimo, bagapfobya umusaraba, bagapfobya na Bibiliya, bagira ibyo babikoraho bitandukanye. Uyu munsi rero twabonye noneho aho muri iriya mikino isangira rya nyuma riri gukorwa n'abantu bafite ibyo bahuriyeho tuzi ko ari byitwa ubutinganyi muri rusange, ndetse n'ibindi bisa n'ibyo. Abo ngabo nibo bari bahuriye kuri ayo meza, ariko imbere yabo hari undi muntu w'umugabo wambaye ubusa uryamye ariko ateze mu mutwe, akaba ari imana cyangwa ikigirwamana kimwe cyo mu bagereki cyitwa Dionizosi, ikaba imana y'inzoga n'ibyishimo, yitwa Dionizosi mu kilatini akitwa Bacchus, niyo bitirira utubari. Akabari ngo ni ingoro ya Bacchus cyangwa se ni ingoro ya Dionizosi, aho abantu bajya kwinezeza mu by'isi byose tuzi. Urebye rero uriya mushinga utangijwe ni uwo kurwanya ku mugaragaro ubukristu na kiliziya. Uwimitswe yagaragawe, ni uwazanye urumuri bwa nyuma, ni Rusuferi waje atwaye urumuri rwa Olympique, akaba yazamutse nk'uko twabibonye ava ikuzimu, yaje ava ahantu ikuzimu azana urumuri. Yaje ava hehe? Byagaragaraga ava ikuzimu. Abashobora kureba uko byagenze cyangwa babibonye muzabyibonera rwose. Hagaragajwe n'indangagaciro zigiye gushyirwamo imbaraga mu gihe cy'imyaka 10, ari izo tuzi neza ko iyo usomye Bibiliya zababaje Imana pe. Ubutinganyi, kuramya ikimasa cya zahabu cyagaragaye mu mikino ya Olympique, hanyuma hakiyongeraho n'ibigirwamana by'amahanga. Twabonye kandi ko ubwambure n'ubusambanyi ku mugaragaro no gusenga ibigirwamana ku mugaragaro byahawe agaciro cyane. Ni umushinga wafunguwe rero. Twebwe abakristu dukora iki? Icya mbere, abashumba ku isi yose babigaye ku mugaragaro kuko byakorewe ku mugaragaro. Abashumba b'Ubufaransa babigaye ariko bakoresheje inshinga n'abandi bose babonye ko iciriritse mu kubigaya, bavuga ngo nous déplorons, turagaya nyine, ariko noneho nibamagane, condamner, faut condamner, no kukondana rwose, ko bamagana. Turabibona ko hariho imbaraga zikomeye ziri inyuma ya biriya bintu, bityo abashumba benshi bashobora gutinya, bashobora kugira ubwoba bwo kugira icyo bavuga. Ariko reka tuvuge ko ari igihe cy'ubuhamya, kandi ubuhamya nibyo twita n'ubumaritiri. Abashumba rero kugira ngo bitangire intama bakwiye gufata iya mbere bakabyamagana ku mugaragaro. Kubigaya ntibihagije, babyamagane. Kugaya no kwamagana biratandukanye. Déplorer et condamner biratandukanye. Turasabwa kandi twese abakristo hamwe n'abashumba nyine kumesa kamwe. Kumesa kamwe ni iki? Mu gitabo cy'Abamakabe hari umusaza witwa Eliyazari, yasabwe, yaragiye kwicwa ko yanze kurya inyama zatuwe ibigirwamana mu gihe n'ubundi cy'abagereki bari bakoronije Yudeya ndetse na Isirayeli. Hanyuma abantu baramwinginga bati reka tukubwire, reka tugushakire inyama
zitatuwe ibigirwamana, bagira ngo uri kurya za nyama zatuwe ibigirwamana ariko wibereho. Eliyazari arababwira ati ntabwo naba nsigiye urubyiruko urugero rwiza, ntazo ndya, n'ibyo ngibyo mushaka gukora ntabyo nshaka, banyice bigaragare ko nanze kuzirya. Yari gusiga rero ko urugero rubi nk'umuntu mukuru, ariko ahitamo gupfa aho kugira ngo asige urwo rugero rubi. Icyo ni cyo abashumba bo ku isi yose rero bahamagariwe uyu munsi. Icya kabiri, tumenye ko imikino ya Olympique moderne, no kuvuga yatangiye mu kinyejana cya 19, iyi mikino nyine ni Olympique. Ntabwo itandukanye cyane n'iya kera, ni imikino n'ubundi yari ibereho gushimisha imana z'inyamahanga. Icyo twebwe abakristo tugomba kubyumvamo, kuba ari imikino yitwa Olympique, nta mukristo muzima wagombye kuyijyamo. Kwidagadura ni ngombwa, ariko imbuga za gikristo nazo zishobora gushyirwaho kandi bigakunda. Ariko nta mukristo wakagombye kujya muri iyo mikino ibereyeho kunezeza, gushengerera imana za Olympe. Olympe cyangwa Olympi ni umwe mu misozi miremire yo mu Bugereki, yari ituweho n'imana 12 inkuru z'Abagereki, ariko hakaba n'izindi zitandukanye. Abamakabe bo bamaganye ibyo bintu kuva kera, bagaragaza yuko ari ibintu bibi bikorerwa mu mikino ya Olympique, ndetse reka tubisome twumve, turahita tubona yuko babifashe nk'ibintu bizira batagomba gushyigikira. Natwe abakristo rero, abo Kristo avuga yuko bari hejuru y'abakera kuko turi umwe na Kristo, twagakwiye gufata ingamba zikomeye kurushaho, tukamesa kamwe. Imikino hari myinshi, ariko imikino ya Olympique yo rwose nta kuzuyaza, ni imikino nyine igenewe gushimisha ibyo bigirwamana byo mu mahanga nk'Abagereki. Uyu munsi ho rero hatangiye imikino itari Olympique gusa, izakomeza kwitwa Olympique, ariko imana zose z'amahanga zahakoraniye. Twabonye cya kimasa, tubona izo mu Misiri, tubona izo mu Bugereki, mu Burayi. Buriya witegereje neza wabona n'izo muri Amazoni, za Pachamama n'ibindi, ukabonamo n'izo mu Buhinde. Kandi n'ubundi tantrisme ni ibintu bigezweho mu Burayi, yoga ni ibintu bigezweho mu Burayi, mu rwego rwo gusimbura idini ya gikristo ngo bayisimbuze ibindi. Ibyo byose rero nibyo byahimbajwe muri uriya mushinga. Ariko kuva kera abakurambere b'abakristo aribo Bayahudi barabirwanyije, banga kubigiramo uruhare, babifata nk'ikizira. Reka tubisome. Dusome igitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 6. Turahera ku murongo wa 1. Hashize igihe gito, umwami yohereza umusaza w'Iyatene guhatira Abayahudi guca ku mategeko y'abasekuruza babo no kubaho badakurikije amategeko y'Imana. Anabategeka guhumanya ingoro y'i Yerusalemu bayegurira Zewusi w'i Olimpiya, naho iyo ku musozi wa Garizimu ikegurirwa Zewusi umurinzi w'abagenzi, nk'uko abaturage baho bari babisabye. Ibyo byago byababaje rubanda birenze urugero, ntibashobora kubyihanganira. Ingoro yari yuzuyemo ibiterashozi n'isindwe bikururwa n'abanyamahanga, binezeza hamwe n'abagore b'indaya, bagasambanira mu bibuga bitagatifu, kandi bakahazana n'ibintu bizira.
urutambiro barugerekaho ibitambo byahumanye kandi binyuranyije n'amategeko. Ntibabemereraga ndetse no guhimbaza isabato, guhimbaza iminsi mikuru y'abasekuruza, cyangwa se ngo ube kwemerera ku mugaragaro ko uri Umuyahudi. Buri kwezi bajyanwaga ku gahato gutonora ku gitambo cyaturwaga ku munsi w'isabukuru y'ivuka ry'umwami, ndetse no ku minsi mikuru ya Diyonizosi, cya kigirwamana cy'inzoga n'ibyishimo aricyo Bakwisi. Bagahatirwa kujyana n'abandi kumwubahiriza batamirijwe imyishywa mu mutwe, nka bya bindi twabonye nyine uriya Diyonizosi yari afite mu mutwe muri ya mikino ya Olympique. Hashyirwaho itegeko teka risabwe n'abantu b'Putolemayida rivuga ko bagenzereza batyo n'Abayahudi batuye mu mijyi y'Abagereki ihegereye, bagahatira no kurya ku nyama z'ibitambo. Hashyirwaho n'itegeko ryo kwica batazemera iyo migenzo y'Abagereki. Ibyo byose bikagaragaza amakuba akomeye yari yegereje. Bavandimwe rero, Kristo Yezu akuzwe. Iri jambo ry'Imana riratwereka yuko mu by'ukuri kuva kera ibi byarwanyijwe. Hanyuma igihe Pawulo yajyaga kwigisha inkuru nziza, nanone tubona yuko baje kumufata bamushyira mu rukiko rwa Areopago, kuko yagaragaye yuko ari kuzana izindi mana, ari kwigisha gusenga izindi mana. Mutekereze rero Pawulo mu rukiko yaragiye, tubibona mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 17. Yaragiye rero arisobanura, asobanura ko yabonye urutambiro rw'Imana itazwi. Iyo mana bavuga ko batazi, avuga yuko we ariyo aje kubigisha. Ijambo ababwira rikomeye cyane ni uko avuga ko bamaze kumenyeshwa ayo makuru, iminsi yabo yo kujijwa ishyizweho iherezo. Ubwo rero dukomoka ku Mana, ntitugomba gutekereza ko kamere y'Imana imeze nka bya bishushanyo bibajwe muri zahabu, muri feza cyangwa se mu ibuye, bikomoka ku bukorikori n'ubugenge bya muntu. Imana rero yirengagije ibyo bihe by'ubujiji. None ubwo nageze ku murongo wa 30. Imana rero yirengagije ibyo bihe by'ubujiji, none irahamagarira abantu bose iyo bava bakagera ngo bisubireho. Umurongo wa 31, kuko yashyizeho umunsi igomba gucira isi urubanza rutabera, ikoresheje umuntu yabigeneye, nk'uko yahaye bose icyemezo umunsi muzura mu bapfuye. Uwo rero ni Yezu Kristo. Ngira ngo benshi ntibahise bamwemera, bamwe baravuze bati tuzakumva ejo. Kuri bo ejo ntihajya hagera, ntibazamwumva. Bavandimwe rero, mu byo twavuga ni uko imikino ya Olympique ni iya gipagani kuva kera. Ntabwo abakristo bakagombye n'ubundi kuyibamo, kuko ahanini yabereyeho kunezeza, gushengerera imana z'inyamahanga. Niyo mpamvu bayita Olympique. Hanyuma turabibonye yuko hari n'ibindi byakorerwaga muri iyo mikino mu gihe cya kera. Bya bintu rero uyu munsi byagarutse ku mugaragaro, kuko nyine ubishyira mu bikorwa uyu munsi afite ububasha. Nyamara umukristo agomba gufata nawe ingamba, akamesa kamwe, akamenya ko imikino ya Olympique nyine ari ya Olympique, ntabwo ari ya gikristo. Niyo kunezeza no gushengerera ibigirwamana. Ubu noneho byajyaga bikorwa wenda nko mu bintu bisa n'icyo twita laïcité, ku buryo nta muntu ufite idini abogamiyeho, ariko uyu munsi ikigaragaye cyo byasubiye uko byari bimeze kera. Icya gatatu rero, hashyirwa imbaraga mu burezi gatolika. Uburezi gatolika, abakristu bigishwa amateka ya Kiliziya,
kuko muri iki gihe bagomba kumenya kiliziya bakunda n'uko roho mutagatifu ayikoreramo, bazi amateka, bigishwa indangagaciro mu buryo bukomeye mu mashuri gatolika ndetse no mu miryango. Ntabwo byoroshye rero, hashyirwe n'imbaraga mu butumwa bwa Kibeho butegurira umukristu ubukristu bwisumbuye bwo guhangana n'ibi byago byugarije kiliziya. Ikenurabushyo rishingiye ku nzira ya Kibeho rizaba ritandukanye n'iryo dusanzwe tubona. Ni ivugurura Bikira Mariya yazanye, ntabwo ari ukuba mu bisanzwe ngo twikomereze uko bisanzwe, oya. Nk'uko mubibona, ibya revolution nabyo ni umushinga ugiye ufite ibivi, les jalons, bakavuga bati ducyuye ikivi, reka dutangire ikindi. N'ubukristu rero bugomba kugira uburyo butegura abakristu bakamenya ibyo bahanganye nabyo, ibyabaye mu mateka kugeza uyu munsi, noneho bakanigishwa inzira yo kwitagatifuza Bikira Mariya yatuzaniye vuba aha ngaha, inzira ya Kibeho yo kugira ngo umukristu yige kubaho muri ibi bihe kiliziya iri mu byago bikomeye. Icya kane, abashumba bacu bashyireho komisiyo igenzura ikonogarafi, amashusho akoreshwa igihe za kiliziya zubakwa n'ahacururizwa ibintu bitagatifu. Uyu munsi harimo kuvangavanga ku buryo tutazi. Hari abantu bazana andi mashusho atemewe na kiliziya, ashobora kuba amwe namwe ariya ya bya bigirwamana, ugasanga twayamanitse mu nzu uko twiboneye kandi atujuje ibisabwa. Ngiye gutanga urugero rworoshye cyane kandi rutoya. Niba Yezu yaravuze ngo ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe igomba kuba yanditseho Yezu Ndakwizera, ishusho itanditseho Yezu Ndakwizera kandi yitwa ko ari Yezu Nyirimpuhwe, yakagombye kuvanwa ku isoko hari abacuruza ibintu bitagatifu, ndetse n'amabara yiteguye mu kiliziya bakabireka. Icyo ni ikintu rero gikomeye. Hari n'ibindi byinshi. Hari ahantu ugera mu kiliziya ugasanga hari amashusho mu by'ukuri adafite igisobanuro mu bukristu, cyangwa se nko ku musaraba ugasanga bashyizeho ibindi bintu bifite ibindi bisobanuro umuntu atamenya, ugasanga umuntu aribaza ati ibi ni ibiki, biriya bindi bishaka kuvuga iki? Ugasanga za tabernakulo zifite ukuntu zubatse, ukibaza ngo ariko se biriya bisobanura iki? Ariko nanone n'iriya shusho ya Da Vinci, nge numva rimwe na rimwe byakagombye gusubirwamo. N'iriya shusho rero uko yayishushanyije, tuzi yuko ariyo yavuyemo igitabo cyamaganywe na kiliziya muri za 2004 kuzamura na Papa Benedicto wa 16. Ibyabivuzweho murabizi. Nge mbona n'iriya shusho yakurwaho ahiri, hakajyaho hagatekerezwa indi shusho ikurikije uko muri Pasika bicaraga. Ntabwo bicaraga ku meza nk'aya ngaya, hari andi meza bicaragaho afite uko ateye, kugira ngo bigaragaze bifite icyo binashushanya mu gihe cya kera. Ibyo nibyo byakagombye kwitabwaho, hagashushanywa ibintu bifite icyo bisobanura mu ivanjiri, ahabaye amabonekerwa hagashyirwa ibifite icyo bihuriyeho n'ubutumwa bw'amabonekerwa, hanyuma hakajyaho komisiyo izajya igenzura ko ibiri kuhashyirwa ari ibintu bizafasha abakristu, bifite igisobanuro mu mfashanyigisho za gikristu. Muri make rero izo ngamba ziramutse zigiyeho, yaba ari bumwe mu buryo bwo kwihagararaho. Nubwo Kristu yavuze ko ububasha bwo mu kuzimu butazatsinda kiliziya ye, ntabwo tugomba kuvuga ngo Kristo azabyikorera, abakristu ntacyo bazakora, kuko mu bihe byashize hari abemeye kuzira ubukristu bwabo, bivamo kwaguka kwa kiliziya,
amaraso yabo niyo yabaye ifumbire y'ubukristo. Uyu munsi rero nabwo hakenewe abamaritiri, ariko ni abafite ijambo mbere ya byose. Abafite ijambo rero ni abashumba. Hari ingamba zo kwamagana ibintu nka biriya zigomba gufatwa, hari ingamba zo kwigisha no kwigisha no gutagatifuza kurushaho, hakazamo kwigisha amateka ya kiliziya, hakazamo izo ngamba z'uko hagenzurwa ikonogarafi ku buryo ibintu abanyamayeri baza bavangira kiliziya bavumburwa. Iyo komisiyo irakwiye pe, irakwiye. Nimugenzure, murebe hirya no hino, murebe amashusho abakikije, murebe ahacururizwa ibintu bitagatifu, murebe niba ibintu byose bihacururizwa ari bitagatifu nyine, muzabona ko iyo komisiyo yo kugenzura yuko ibintu biri gushyirwa hubakwa za kiliziya nshyashya cyangwa ibitegurwa mu makiliziya ari bizima. Hari naho ushobora gusanga abaririmbyi bakoze imyenda yabo y'abaririmbyi, ugasanga bayikoze bayihaye forume nk'iy'amataburiya y'abafuramaso, ukaba wakwibaza ngo ese bariya baba ari abakristo cyangwa nabo barinjiriwe? Aho ngaho rero bavandimwe, ni ugukanguka, kandi umushumba wavuga ngo jyewe si ngomba kwita kuri biriya, ntibindeba, nzigisha ivanjiri na Bibiliya gusa ntatandukira nigumiramo aho ngaho. Bikira Mariya ikibeho aratubwira ngo nimube maso kuko hari ibintu biba ntimubibone. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.